Ese waba uri mu rugendo rwo kwirema uko ushaka umubiri wawe by'umwihariko igice cy'ikibuno kigatera kandi kikigonda mu buryo bwiza bupimye bugushimisha kandi bugakurura abatari bake? Uyu munsi tugiye kubikora mu buryo kamere naturel. Turavuga ku buryo bwiza wahindura imiterere yawe yo hasi, kandi tuvuge kuri bimwe mu byo bita supplements cyangwa se inyongera birimo nk'ibinini n'imiti bivuga ko byongera iki gice ku bantu b'igitsina gore ni ikibuno. Ikaze. Nongeye kubasuhuza abantu bacu beza, nanabaha ikaze nanone kuri chaîne yanyu ya YouTube, aho ubuzima bwanyu bwiza ari intego yacu buri gihe. Niba uri mushya hano, ahagana munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye buri uko tubishyizeho. Ibiganiro byose byerekeye ubwiza n'ubuzima. Ahantu henshi mu hadukikije biragoye ko wahabura ibintu byumvikanisha cyangwa se bikumvisha ko wakongera ikibuno cyawe kandi ukoresheje imiti cyangwa se uburyo karemano. Ni ibintu bituzengurutse. Abakobwa muri kunyumva cyangwa se n'abasaza banyu cyangwa se babo, muzi neza ukuntu bene abo bavandimwe banyu bamwe muri bo bifuza iki kintu kubi. Ariko se byaba bikora gute? Reka tubivugeho. Bamwe mu bazobereye imirire ya muntu akenshi bemeza ko nta kinini cy'ubufindo cyakongerera ikibuno cyangwa se ingano y'ikibuno cyawe nk'uko benshi tubitekereza cyangwa se kenshi tubitekereza. Turi gusubiza umukunzi wacu uheruka kudusaba ko twamukorera cyangwa se twazamukorera kuri iyo ngingo. Nta kinini cy'ubufindo kuri iyi ngingo, gusa imwe mu miti nk'iyo tugiye kuvugaho cyangwa se uyite ibinini, kuko imwe muri yo iboneka nk'ibinini, igaragara ko igira cyangwa se itanga ibisubizo byiza, gusa akenshi bigakora neza iyo yifatanyije no kurya neza kandi ugakora imyitozo ngororamubiri akenshi na kenshi yibanda ku gice cy'ikibuno nanone cyo hasi. Imyitozo ngororamubiri, zimwe muri vitamine ndetse n'intungamubiri kandi zose zishobora kuboneka cyangwa se ushobora kubona mu buryo bw'ibinini by'umwihariko ukazikoresha nk'inyongera, zitanga ibisubizo byiza kuri iyi ngingo. Ni vitamine zirimo nk'izo mu muryango wa B cyangwa se izizwi nka vitamin B complex, by'umwihariko nk'iyitwa biotin. Iyo iba muri uwo muryango, ni vitamine yagufasha ugatera nk'igisabo nk'uko benshi mu birota cyangwa se tubirota. Izindi vitamine nka D zose ziri mu zitanga cyangwa se mu bitanga ubuzima bwiza, kandi byose hamwe zigatuma igice cyawe cyo hasi kijya kivugisha benshi kandi kikabakurura. Gusa wibuke izi nyongera zose uzikoresha uzifatanya cyangwa se uzifatanyije n'imirire myiza kandi n'imyitozo ngororamubiri. Wenda ubutaha twazavuga ku buryo ufatamo izi nyongera bitabangamiye imirire yawe muri rusange ya buri munsi. Turi mu gice twise menya byinshi, ni kuri Tele Montagne Rwanda. Turakomeje. Ku muntu ushaka kongera ingano y'ikibuno kandi kikoroha, ntabwo ashobora kugenda atumvise kuri bimwe mu byatsi cyangwa se ibikomoka ku byatsi karemano bifasha kuri iyi ngingo. Ibi birimo ibyitwa maca, saw, palmetto, dongokai. Ibi byo bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ubuvuzi bwa gishinwa, kandi nta wasiga ibizwi nka wild yam. Iyi ibe ariyo bita amateke cyangwa se aya abe ariyo bita amateke y'agasozi ya nyagasozi. Harya yams siyo mateke, yumva aricyo kinyarwanda. Fenugreek, byose biri mu bintu bituma ingano y'ikibuno cyawe yiyongera. Zimwe muri proteine zizwiho kongera cyangwa se gukuza imitsi cyangwa se muscle growth proteins, wenda aho ni mu cyongereza kugira byumvikane neza, zose uzibajije cyangwa se ubashije kuzibona zakugeza ku ndoto zawe z'imiterere. Amavuriro agezweho menshi ibi rwose urabihabona neza. Nyamara ni ingenzi cyane mu gihe cyose ugiye gukoresha ibi bintu ugomba kwigengesera. Byose biba bivuga kuri ibi bintu, byose mu biba bivugwa kuri ibi bintu, ibyinshi muri byo nta bushakashatsi bwuzuye buba bubihamya, kandi byinshi muri byo usanga bitagenzurwa n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe imiti n'imirire nk'uko ku yindi miti biba bimeze. Bigombe kuba ariyo mpamvu ari byiza ko nk'abakunzi bacu tubagira inama ko mwanyurwa n'uko muteye, uko Imana yabaremye, kuruta uko mwajya kwishora mu bintu byabagiraho ingaruka rimwe na rimwe. Ntawamenya. Gukoresha imiti yonyine nta kintu byagufasha cyane nk'umuntu uyikoresha kandi arya neza, anakora imyitozo ngororamubiri
akenshi igira aho ihurira n'igice cyo hasi, ikibuno muri rusange. Iri rigomba kuba ari naryo kosa benshi dukora cyane cyane muri Afurika, ugasanga wirohamo iyo miti yonyine cyangwa se ibinini, nta kwita ku bindi bintu nk'ibi ngibi byo ku ruhande bijyanirana no gukoresha iyi miti cyangwa se ibyo binini. Yose mu makuru dutanga hano ni amakuru aba yavanwe ku mbuga zitandukanye za murandasi cyangwa se iza interinete, bitewe n'ingingo muba mwifuza ko twabakoreraho cyangwa se twazabakoreraho. Niyo mpamvu buri gihe tubabwira ko kubanza kwegera inzobere z'ubuzima mbere yo gutangira kwirohamo imwe mu miti cyangwa se ibinini twavuze haruguru, cyangwa se tubabwira buri gihe mu ngingo zitandukanye ko ari ikintu cy'ingenzi cyane mugomba kwitaho. Bakunzi bacu rero, ngo mukurikire ibiganiro bya Telemontagne Rwanda, video y'ubutaha ku ngingo zitandukanye z'ubwenge nk'izi ngizi ntizagucike. Bakunze iki kiganiro, reba ahagana munsi y'iyi video ahanditse ijambo subscribe, niho kandi ukajya ubona ibiganiro byacu byose ubutaha mu buryo bukoroheye buri uko tubishyizeho. Ibiganiro byose byerekeye ubwiza n'ubuzima bwiza, ubwiza muri rusange. Tuzasubira ubutaha, nimukunde imiterere yanyu uko muteye. Samuel Mugisha niwe mwari kumwe, naho ubutaha.